ubundi iyo bavuze urukundo mba numva ko ari ni sacrifice cyangwa se ni ukwitanga ku buryo wakihanganira ikintu uwo muntu mujyanye mu rukundo. Nyine ubwo icyo gihe iyo wemeye gukundana n'umuntu hari byinshi ureka kubera we, kimwe nuko nawe hari ibyo areka kubera wowe. Iyo wakunze rero ibintu byose bigenda nyine birahinduka, ibyo bidashobotse guhinduka ukabyihanganira. So njye numva ko urukundo ari ukwitanga, ni ubwitange. Reka tugaruke kuri n'ubundi cya kibazo nyine turi kugenda tuganiraho, tuvuga tuti gukundana n'umuntu kugira umubane nuko muba muziranye. Wowe kuri wowe ubona ari kingana gute wajya mu rukundo n'umusore ku buryo uvuga ngo muramenyanye? Njyewe numva nta gihe specific cyo kumenyana, ko ushobora kubana n'umuntu ukwezi kumwe mukamenyana bitewe n'uburyo muhorana cyane. Ushobora kubana nawe umwaka ntimumenyane kubera bitewe n'uburyo muri distance, ariyo ya distance love. So numva nta gihe kiri specific, mpfa kuba mwakundanye mu kuyumvanamo kumva ko hari byinshi wareka kubera we, cyangwa nawe ukabona ko afite ubwo bushake. Ikindi ukabona ko ibintu ukeneye abifite. Wenda n'urugero nimba ukunda umuntu wubaha, ukunda gufasha, wubaha umuryango, wenda iyo ufite ibintu nka bitatu by'ingenzi ugenderaho. Nk'ibihe? Nyine nk'uko wenda nkanjye nkunda umuntu. Pastor, nk'umukobwa witegura gushaka umugabo cyangwa kubaka urugo, ko wamaze kurugeramo, uyu munsi aje kukuganiriza kubwira ngo umugire inama, ni nk'ize nama 3 wamuha zikomeye zamuyobora mu rugo rugendo? Ikintu namubwira nuko agomba kumenya yuko urugo ari umushinga, igihe cyose agomba kurubamo atifuza ko umushinga uhomba. Ikintu wumva ari umushinga, ari inyungu zawe, ntiwifuza icyagikomeretse. Kandi ikindi namubwira, reka ngusuhuze cyane wowe ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro by'iyobokamana TV. Nitwa BKM, nkuko mubimenyereye tugenda tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, ibiganiro nyungurana bitekerezo. Aka kanya rero ndi kumwe n'abategarugori beza cyane mubona kuri kamera z'iyobokamana TV, babagenzi tujyana mu ijuru tugiye gukorana iki kiganiro. Ni ikiganiro navuga ngo ni cyiza cyane, kiraruta n'ibindi byose wigeze wumva. Ntucikore n'iki kiganiro, tugiye kugana n'aba bantu bafite ibyiza byinshi batuzaniye muri ya gahunda nyine yo gukomeza kubaka umurimo w'Imana. Rero reka dutangiye tumenya ngo ni bande turi kumwe muri iki kiganiro. Muri kumwe na Muzirankoni Scovia kuva mu itorero rya Foscoya, ndi umudamu ndubatse. Mukomeze kunogerwa na gahunda y'Iyobokamana yabateguriye. Scovia, turakwishimiye ku Iyobokamana TV, ariko banza atari ubwa mbere. Yego, ni ubwa kabiri ngira ngo. Bwashize rwose wari uri hano ku Iyobokamana TV, ndibuka ko twagiranye ibihe byiza cyane. Twagize ibihe byiza, abantu barakomentinga, barampamagara. Mu magambo baguhamagaye bakubwira abantu benshi mu kiganiro wakoze ku Iyobokamana TV, ni iki bagarukagaho cyane? Ikintu bagarukagaho cyane ni imyitwarire yanjye muri segonderi. Bavuga ukuntu bambaza ukuntu nashoboye kuba pastor muri iriya myaka, nkayobora abanyeshuri kiriya gihe cyose nababwiye. Yego, bashoboye abanyeshuri neza cyane rwose. Ngira ngo mu baguhamagaye harimo nabo mwiganye? Harimo nabo twiganye, abandi baranyandikiraga kuri WhatsApp bati pastor wacu twari tugukumbuye, abatamperuka twanejejwe no kukubona kuri media nanone uvugira Imana. Yes, ku ruhande rwa pastor rwa Scovia hari undi muntu nawe uhicaye rwose hano tunganye ubunini, reka nawe twibwire. Murakoze, nitwa Pirebero, nanjye ndi umukristo usanzwe nsenga mu badive Kibagabaga. Murakoze. Ariko happy kuvuze ngo uri umukristo usanzwe, hari n'udasanzwe. Abakristo baratandukana. Abakristo turi mu byiciro, ngira ngo wenda nk'ukuntu Pastor Scovia yavuze, njye ntabwo ndi umupasiteri, ndi umukristo. Ngo uyu we ni pastor akaba n'umukristo. Ni umukristo w'umupasiteri. Niyo mpamvu usanzwe wowe?
aha yes turi kuganira na Happy ndetse na Scovia muri iki kiganiro cyacu ariko ubundi uri pastor koko njya mbisobanura abantu banzi kuva mu bwana banyita pastor ariko ndi umuvuga butumwa mu itorero nkorera mu murimo w'Imana. Iryo zina rivuze iki kuri wowe kuba abantu bakomeza kwita pastor? Wowe sura byifuza? Paulo yavuze ngo nimba ari Paulo ngo wifuza kuba umwepiskope harya ngo abayifuje ikintu cyiza, wowe icyo kintu uracyifuza? Ubu pasiteri ni inshingano ivunanye simbyifuza uretse ko ntaho nabikwepera Imana ibishaka kuko ni umurimo uvunanye abantu batazi kuvunanye kuko uyobora abantu kandi ubera icyitegererezo abantu bakagukeneraho ubufasha rimwe na rimwe udafite kubera ko babwira Imana ishobora byose baba bakeneye rero ko gushobora byose ko babikubonaho kandi bakabigirirwaho. Rero ubu pasiteri ni inshingano ikomeye n'umurimo ntinya na nubaha bibaye bishobotse sinaba umupasiteri ariko ubwami bw'Imana buze n'ubushake bwayo bubi mbese ari bishoboke ariko nduze kuvuga nka Paulo haro yajyaga agera akavuga ati ibi bintu ni byiza ariko icyiza nuko wenda icyiza cyane nuko bitabaho. Aha urakoze cyane turabishimiye rero bakunze biyokamana TV tugiye kuganira na Happy ndetse na Scovia ikiganiro cyiza cyane nyine nkuko mwatangiye kubyumva turashaka kuganira ku kintu kivuga dukora ibiganiro byinshi cyane bitandukanye ibiganiro bireba urubyiruko bireba abubatse aho tuba tugenda duhugura abantu nyine nimba dushaka kubatsa umuntu w'imbere tujye tunadiringa n'umuntu w'inyuma kuko twasobanukiye ko roho nziza itura mu mubiri muzima. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo hari abantu bitegura gushinga urugo baba bakundanye igihe runaka ashobora kuba bakundanye ukwezi amezi 3 amezi 4 imyaka 10 imyaka 3 ariko none tugiye kwibaza iki kibazo kivuga ngo igihe gikwiye cyo kuba mu rukundo n'umuntu mwitegura kubakana n'ikihe ko bamwe bavuga ngo umuntu mugiye kubana mugomba kuba mutindanye abandi bati niyo mwamara n'ukwezi byashoboka. None turi kumwe n'umuntu w'umukobwa turi kumwe kandi n'umuntu w'umumama wubatse ni ukuvuga ngo ibisubizo bari buze kuduha biraza kutugwa neza kuko nyine ibyo byiciro byose twabihuje. None pasiteri Scovia atari njyabizanye ngo witwe pasiteri ubu ngubu kuri wowe kuri experience yawe ufite mu rugo cyangwa mu rukundo ubona igihe gikwiriye kingana gute kugira ngo abantu bakundana bitegure kubana babe bamenyanye? Igihe gikwiriye rero cy'urukundo ntabwo navuga ngo ni iki n'iki ariko mu by'ukuri igihe cyiza cy'urukundo ntigikwiye kurenga umwaka nta nubwo ari n'igihe cy'urukundo kuko urukundo ruhoraho ntirugira igihe ahubwo ni igihe cyo kumenya ibyo wakwihanganira ku muntu no kumenya amateka y'umuntu no kumenya ukuri k'umuntu mu gihe cy'umwaka ibyo ushobora kumenya ku muntu waba ubimenye ariko urukundo rw'abashakanye ruhora ruba rushya kandi urukundo urubona ubundi iyo mwamaze gushakana ibindi ni ibirori. Kuri wowe nko kuri experience umuntu mubana uyu munsi mwakunda igihe kingana ni igihe cy'umwaka reka none umwaka ntago ugera ni amezi 9 ni nk'ibiki bitatu bidasanzwe wifuzaga kumumenyaho muri urwo rugendo? Ikintu cya mbere nifuzaga kumumenyaho ni ukumenya uburyo akunda abantu n'inshuti agira. Ikindi ni ukuba ari umuntu unduta akuze. Uraza kumbaza impamvu nabyifuza? Naho rwose. Ikindi ni ukuba ari umunyarwanda akunda nuko nsenga. Akunda uko usenga. Kuki washyiragamo kondisiyo yo kuba kurusha imyaka? Kubera ko nabaye imfubyi ndi mutoya noneho mba na pasiteri ndi umwana nabonaga nsa n'umuntu mukuru noneho nkabona nishaka umuntu mutoya nzaba ndi nk'igishegabo mu rugo nkashaka umuntu nzajya ndeba nkabona afite igitinyiro imbere yanjye
cyane niyo condition nashyizeho kuri iki ndavuga ibyo ari byose agomba kuba nduta kandi Imana arabimpaye. Ya urakoze cyane, reka tugiye kwa happy noneho. Turi kuvuga nyine kuri iyi nsanganyamatsiko tuvuga ati ni ikihe gihe gikwiye cyo kuba mu rukundo n'umuntu kugira ngo mube mumenyanye, ariko tutarabizamo. Ariko happy, ubundi iyo bavuze urukundo ubundi iyo bavuze urukundo mba numva ko ni sacrifice cyangwa se ni ukwitanga ku buryo wakwihanganira ikintu uwo muntu mujyanye mu rukundo. Nyine ubwo icyo gihe iyo wemeye gukundana n'umuntu hari byinshi ureka kubera we, kimwe nuko nawe hari ibyo areka kubera wowe. Iyo wakunze rero ibintu byose bigenda nyine birahinduka, ibyo bidashobotse guhinduka ukabyihanganira. So njye numva ko urukundo ari ukwitanga, ni ubwitange. Nyine ni amarangamutima n'imyiyumvire bikuzamo, ariko bikaguforosa kwitanga ku buryo ni sacrifice muri rusange. Reka tugaruke kuri n'ubundi cya kibazo nyine turi kugenda tuganiraho, tuvuga tuti gukundana n'umuntu kugira umubane nuko muba muziranye. Wowe kuri wowe ubona ari kingana gute wajya mu rukundo n'umusore ku buryo uvuga ngo muramenyanye? Njyewe numva nta gihe specific cyo kumenyana, ko ushobora kubana n'umuntu ukwezi kumwe mukamenyana bitewe n'uburyo muhorana cyane. Ushobora kubana nawe umwaka ntimumenyane kubera bitewe n'uburyo muri distance, ariyo ya distance love. So numva nta gihe specific, mpfa kuba mwakundanye mu kuyumvanamo, kumva ko hari byinshi wareka kubera we, cyangwa nawe ukabona ko afite ubwo bushake. Ikindi ukabona ko ibintu ukeneye abifite. Wenda n'urugero, nimba ukunda umuntu wubaha, ukunda gufasha, wubaha umuryango, wenda iyo ufite ibintu nka bitatu by'ingenzi ugenderaho. Nk'ibihe? Nyine nk'uko wenda nkanjye nkunda umuntu ushaka kunyubahira umuryango, agafasha nyine ku buryo abantu bose abubaha kandi akanafasha, ugira impuhwe. Ubwo abaye yujuje ibyo ngibyo, niyo mwaba muranye ukwezi ibindi biraza, kuko nyine izo ni principles zawe uba warishiriyeho. Naho iby'igihe ndumva nta gihe kiri specific cyo kubaho. Kuri wowe nta gihe kiri limite washyiraho? Kuri njye nta gihe kiri limite, kuko ushobora kumara nawe imyaka 5 warihaye kuvuga ngo uramwiga, nabwo mugafita mushwana. Uzi umuntu arigwa akamenywa? Ntabwo bishoboka. Umuntu arigwa akamenywa? Ntabwo wakwiga umuntu ngo umumenye, keretse ashatse kukwimenyesha. Ariko ubundi ntabwo umuntu yakwihisha, kuko uzarebe n'ababyeyi bacu bajya kubona ati yewe uyu mugore sinjya mumenya kandi babyaranye 5, ati uyu mugabo sinjya mumenya kandi baracuze. Ni ukuvuga ngo umuntu aba mushya, ushobora no kwibeshya kuza umuntu ejo ukabona arahindutse kubera conditions, kubera ubuzima mubayemo, ukavuga utari koze katari uko wari umeze, ko atari uko byari bimeze. Ushobora kubana n'umuntu atize, yarangiza kwiga ukabona arahindutse. Ushobora kubana n'umuntu mudafite amafaranga yayagira, ukabona arahindutse. Ukabana n'umuntu mufite amafaranga yagabanuka. Rero ni ubuntu bw'Imana. Ariko kuvuga ngo wamenye umuntu, Imana ngo niyimenye umuntu ikagororera umutima w'umuntu bihwanye n'ibyo agize gute, kuko umutima w'umuntu ni munini, ntushaka kumenya. Igihanda akweretse nicyo umenya, ariko hari iby'ingenzi wamenya ku muntu nanone. Yego. Aha tukiri nyine mu iyo nsanganyamatsiko, dore ko binafitanye isano. Happy, ubona biterwa n'iki kugira ngo umukobwa yemere kuba angaje no kujya mu rukundo n'abasore 3 bitandukanye kandi cyane? Ese ntacyo bishobora kwica ku muryango? Njye mbona ubwo ni ubutanyurwa. Ubwo ni ugutendeka, sicyo Kinyarwanda? Ni ugutendeka, ni kwa kundi nyine buri muntu aba afite impamvu bakundana, kuko bye byose ntago umuntu agira umutima umwe. So ntago yakunda abantu barenze umwe, aba afiteho gahunda imwe. Ni ukuvuga ni kwa kundi ubusanga nyine umuntu aba afite mu rukundo rwe ntago afite intego. Wenda avuga ati kankundane n'uyu afite imodoka, azajya andeplasa, nkundane n'uyu afite iki, nkundane n'uyu afite iki. Ni material love. Yeah, sure. Numva icyo gihe rero niyo ukundana n'abantu barenze umwe, nuko buri muntu wese hari icyo umukeneyeho. Ariko nanone ku yindi kote hari igihe abikora atari uko ari cyo bakeneyeho, ahubwo atari sure cyangwa se sire y'uwo muntu bari gukundana, wenda akavuga ati reka ngerageze bose.
bagara yose nuzirize umugabo nagerageje bose kuko atarabamenya neza wenda kimwe nuko ashobora gukunda uyu kubera yubaha agakunda uyu kubera nyine agira impuhwe agakunda uyu gutyo nyine akavuga ati wenda reka ndebe uzagondera cyangwa se uzageza uzuzuza ibyo nkeneye muri principles waba yarihaye. So umuntu ashobora gutendeka bitewe n'izo mpamvu ebyiri, ashobora gutendeka wenda atarahitamo ari kugerageza, ashobora no gutendeka kuko buri muntu afite icyo amushakaho. Murakoze nuko mbyumva. Yes, nawe urakoze cyane turabishimye. Pastor, nk'umukobwa witegura gushaka umugabo cyangwa kubaka urugo ko wamaze kurugeramo, uyu munsi aje kukuganiriza kubwira ngo umugire inama, ni nk'ize nama eshatu wamuha zikomeye zamuyobora mu rugo rugendo? Ikintu namubwira nuko agomba kumenya yuko urugo ari umushinga, igihe cyose agomba kurubamo atifuza ko umushinga uhomba cyangwa usubira inyuma. Igihe cyose rero ikintu wumva ari umushinga, ari inyungu zawe, ntiwifuza icyagikomeretsa. Kandi ikindi namubwira nuko uko atekereza ko intege nke afite ibyo yumva bakwihanganira, nawe agomba kumenya ko hari ibyo yakwihanganira kuri mugenzi we. Ibyo yumva bamukorera nawe akumva yabikorera mugenzi we, kuko kenshi na kenshi usanga mu rukundo umuntu avuga ngo ashaka ko bamukadona ariko badakadona. Rero ni byiza ko umuntu ajya kubaka avuga ngo uru rugo ntangiye ndubatse, sinifuza ikintu kizasenya ikintu nubatse, ndashaka gukundwa nanjye ngiye gukunda, ndashaka guhabwa nanjye ngiye gutanga. Kandi ukitegura ukamubwira ko agomba kumenya ko niyinjira mu rugo hari ibindi azasanga atagira gute atateganyaga. Rero ntago urugo ari ikintu mukora amasezerano ngo uvuge ngo ibi nibi nibiba nzagenda gutya na gutya. No kugenda umenye ko haramutse habaye impinduka umutima wawe ukawemeza kugomba kwihanganira impinduka. Yego, nibyo bintu namubwira. Nyamara waba umubwiye neza. Kandi urugo ni ijuru ritoya, ntukwiye kurujyamo ugereranya abandi byananiye, kuvuge ngo nanjye nibigenda na runaka. Ukwiye kuba positive. Urugo ni ijuru rito, urugo rwiza. Yego, ntago njya mvuga urubi kuko ngenzi urugo rwiza, urubu rufite yihangane. Ariko iyo mbwira umuntu mubwira ibyiza, kuko ni byiza niba bihari nanjye nkwiye kubigira. Ese ubundi ni ryari dushobora kuvuga ko urugo ari rubi? Urugo rushobora kuba rubi iyo ugezemo ugasanga umuntu arimo satani. Ubundi urugo ruba rubi iyo satani yarwinjiriye, nta n'umuntu mubi ubaho. Njya mbwira abantu ngo iyo umuntu agukoye agatanga icyo bisaba kugira ngo ube umugore we, wagera mu rugo bigahinduka ntabwo ari we ni satani ubuteye. Iyo rero urugo rugabwemo igitero nibwo ruba rubi. Bajye bavuga ngo urugo rubi ni gehenomu narwo, kandi urugo rwiza ni ijuru ritoya. Rero ugomba kugenda witeguye ku rugo rugomba kubera rwiza, ugakora ikintu cyose, waba uri umuhungu waba uri umukobwa, ugakora ikintu cyose kugira ngo urugo rwawe rube rwiza. Kuko ngewe ndi umudamu nkakora ibishoboka ngo urugo rube rwiza, umugabo wanjye agakora ibishoboka ngo urugo rube rwiza, nta cyatuma rutaba rwiza. Yes, utarajya mu rugo pastor, igihe wari umukobwa ni nk'ibiki birumva gufite amatsiko cyane? Ikintu numvaga mfite amatsiko no kujya mu rugo n'umugabo wanjye nkabona ko ari uwanjye kabisa. Darwa ngo hari undi muntu uri bumuhamagare ngo amujyane ntamwemereye, nkabona n'umuntu ndi buvuge ngo ndatashye cyangwa ndi mu rugo kugira ngo bataza kumbaza ngo warori hehe. Kumva hari umuntu ndi mu nshingano ze nawe ari mu nshingano zanjye. Ikindi kubona abantu baje ngo baje wanjye, ndahihibikanye, nakiriye abashyitsi, nakiriye ababyeyi, nakiriye inshuti z'umugabo wanjye. No kubona abashumba baje wanjye gusenga, hari uwaje maze gukora ubukwe iranezeza, ndishima, aransengera kuko twaranasenganye mbere yuko tugira ubukwe. Ariko ikintu cya mbere cyanejeje kugera mu rugo nukumva ko ngize urugo, ngize inshingano zitandukanye nizo nari mfite. Ako kantu ni sawa cyane. Reka mbaze ikindi kibazo Happy, wenda nawe uraza kutaga bw'umusanzu wawe. Umusore mudahuje idini mushobora kujya mu rukundo? Yego birashoboka. Birashoboka ko idini ubundi
bipfa kuba mwese mwemera Imana. Ntabwo idini numva ari konta cyane kuko wenda nk'urugero nka mama wanjye na papa wanjye ntabwo bamwe idini rimwe ariko barabanye kandi ntabwo byabuje buri umwe gusenga hiwe. Natwe se ntabwo bije badufusa ngo jya muri rino dini, natwe turasenga nyine ukuyihitiramo bitewe n'uburyo wumvisha ufashijwe. So ntabwo idini gihatuma rero udashakana n'umusore. Pastor, muri iyi minsi idini riri kuba ikibazo gikomeye mu rukundo ku buryo risenya n'urugo rwari rugiye kurema. Ubivugaho iki nk'umuntu usenga? Mu by'ukuri idini ntabwo ukwiye kubangamira urushako, kuko urushako bizikora n'amadini adashobora gusezeranya. Avuga ati washatse aha n'aha, idini ntabwo rikwiye kubangamira urushako, ariko wowe mu idini ryawe ukwiye kujya gushaka watekereje umuntu mukwiye gushakana, kuko hari imyizerere nanone idashobora kubana. Hari imyizerere bavuga ngo niba ushatse muri iriya dini turaguciye ntuzaba mu muryango, atari n'idini ribikoze umuryango ukavuga ngo ntuzaba mu muryango wacu. Kimwe nuko hari na famiye ushobora gushakamo ababyeyi bati ntituzakandagira iwawe. Rero imyizerere ku giti cyanjye ntikwiye kubangamira urushako, kuko niyo rwagize ikibazo imyizerere nta kintu bikoraho. Abantu baratandukana barasezeranye ari abakristo cyangwa ari barasezeranye ari abasilamu cyangwa baranasezeranye batagira n'idini. Hari n'abantu bajya mu idini uwo munsi w'ubukwe. Idini rero, idini si ubundi niki? Dusobanure. Idini doctrine ntabwo ikwiye kubangamira urushako, kuko niyo rwagize gute rwahabye ntabwo ibishobora. Imana isumba byose nishakira umuntu amahitamo y'umuntu, kuko niyo ageze hirya hariya niyo muje kumugira inama mushingira ku byo yahisemo mukabona kumucubya. Kuko hari abantu bashingira ku myizerere, hari abantu bahanuriwe kandi hari abantu bajya bahanura akavuga ngo uyu ni umugore wawe kandi bamuhaye amafaranga, ako kuko uzi ko yigeze kuguhanurira akazi ukakabona ukagenda muri urwo rugo kandi ugiye mu kinyoma. Rero abantu bakwiye gushingira ku byo bashaka mu rushako kuruta ibyo babona hirya no hino hanze. Ukomeje ku icyo kintu cy'ubuhanuzi, ubuhanuzi bya bwica ingo cyane bukazisenya. Ubundi ushobora no kwibaza aho ngaho, ese ubundi umugabo cyangwa umugore arashakwa cyangwa arasengerwa? Babyita urushako. Urushako umugore nyine arasengerwa, umugore cyangwa arashakwa byose. Kuko iyo umuntu ashatse arabona, iyo umuntu asenze arasubizwa. Rero gusengera urushako ubundi ni na byiza cyane, kuko n'ukwerekana ko utabishoboye. Ushobora byose waremye umuntu watangiye urugo mu itangiriro akagufasha gushaka. Urugo rurasengerwa, bikwiye no kuba ikintu cy'ibanze ku bantu bizera ko gusenga bikora. Bikwiye kuba ikintu cy'ibanze ugasengera urugo rwawe, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ireba mu itangiriro ikareba mu iherezo. Wowe ureba itangiriro ry'urushaka kuri kutazi iherezo ryawe. Imana rero ireba itangira ryo gushaka kwawe, ukwiye kuyiha ikaze, ukwiye kuyitumira ugatangira urushako watumiye Imana, kuko niyo bigize bihungabanye uravuga uti rero Mana narakubwiye ibi ni ibiki, ngiye nkubwiye nk'isengesho nasenze ngiye gushaka ntiwabyemera. Ngewe narasenze ndavuga Mana sinabona umuntu ngo mumenye muheze, sinakwiga umuntu ngo mumenye, ngiye nta bwenge ngira, ngenda ndi blind. Niba igihe cyo gushaka kigeze ishakira umukwe nzakubyarira abuzukuru. Nihagira ikintu kigenda gutya na gutya narakubwiye amagambo uzabyirengera. Ndavuga ngo amen. Nayihaye umukoro kuko Bibiliya ivuga ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Utegura gushaka ukabona ntibikunze, ugasenga ukabona ntibikunze, ugahamagara ntibikunde, ukitwara neza ntibikunde, ukavuga neza ntibikunde, ukambara neza ntibikunde, ukavuga niki. Hari n'abantu babeshyera ngo barabenga ataranabenze inshuti, bakareba ukuntu umwana w'umukobwa asaba ati wowe urabenga niko tugejeje imyaka 30 utarashaka. Aho naho mukanya turahaza, urumva turishaye kubwiraga abantu ngo nibashaka reka wenda tubanze tukomeze ikiganiro cyacu. Urushako rukwiye gusengerwa,
nawe ni kubyumva yego ubundi ibintu byose ni Imana kandi turabizi ko ari yitanga ibintu byose ubwo no kuvuga ngo ntago yabitanga ibintu byose ngo ariko guhitiramo kandi gukunda ubwo rero iyo usenze mbere yuko ushaka biguhira kurusha ko washaka ukurikije amarangamutima yawe utabishizemo Imana so gusenga rero mbere yuko ushaka byo ari sawa cyangwa kugisha Imana inama kugisha Imana inama ku gushaka kwawe urumva niko gusenga ndabyemera ko bishobora gukora ubuse uba biri nko kwitegura ubukwe wenda hasigaye nk'icyumweru kimwe ngo ubukwe abantu bakakubwira ko umusore mugiye kubana atari uwawe wamureka biragoranye cyane kuko tubizi nyine ko hari n'abantu z'ibinyoma hari umuntu ushobora guhanura agendeye ku marangamutima akakubwira ati si bishoboka wenda hari impamvu so byangora cyane byansaba yes byumvute byansaba gusenga cyane pe urumva icyo gihe nanjye ntabwo nahita mbyemera nabanza ngasenga nkagisha inama abandi bakozi b'Imana kiba gisigaye ushobora kudahita guha ikindi gisubizo icyo gihe rero nanjye igisubizo ubu sinakibona nanjye igisubizo cy'ibyo sinyifite none pastor ufite igisubizo nubwo washatse igisubizo ngenda gifite kubera ko iyo abantu bitegura ubukwe mu by'ukuri Imana ntihubuka yego ntabwo bishobora kuba bigize gutya twavuye kwiyandikisha ku murenge twatanze inkwano ngo uvuge ngo Imana iravuze ngo uyu mugore si uwawe Imana nasenze musaba muteretana mugaragu w'isumba byose ibyo bintu byambayeho umukobwa barakoye turimo kwitegura ubukwe harampamagara ati ndagukeneye mushumba niki se ati ndagushaka icyo gihe nari nibere no masengesho nifite intege ati tuzamuka umusozi tuganirire Yesu nazi wawe turagenda arambwira tubuke bwapfuye bwishwe n'iki se ati ibi nibi nise uratekereza ko ari Imana ibikoze ati none se niba atari Imana yes nari ndimo nkubwira ngo Imana ntabwo ihubuka niba barafashe irembo Imana ntivuge bagakwa Imana ntivuge nubwo niceceke urakaze we rega mwebwe muzi ngo divorce niyo ku rusengero cyangwa ku murenge za mpapuro baduha divorce ubundi kuri witangira rya divorce nababwiye ngo divorce itangira mu busore cya gihe utandukana na ex yo ni divorce ya mbere hari ikiganiro cyawe nakurikiye kuri chain imwe cyiza cyane yitwa Yesu Arakiza TV ya Pastor Bosco cyo kiganiro ngena nakibye ndakirangiza uri kubisobanura ukuntu divorce itangirira hasi reka tubwire na ni BKM izina ryawe icyo nshaka kubwira no kuvuga ngo niba ababyeyi baremeye inkwano ziba zarageze mu rugo nubwo utarajya ku murenge bakoranuye ni divorce kuko Bibiliya ivuga ngo utanga inkwano ababyeyi baguha umwana wabo umujyane ni ukuvuga ngo icyo gihe buri umugore wa runaka iyo bakoye divorce rero iba yatangiye twebwe rero tuzi impapuro ntituzi ibikorerwa ahiherereye mu bwami bw'Imana Imana itaravuze baza gufata irembo urimo kubyumva Imana ntivuge bakwa ikavuga muvuye gufata agatimba cyangwa ikavuga mumaze kwishyura sare ubundi icyo gihe Imana ubaye utarayumviye ntabwo iba ikivuga ikora igikorwa gituma ubukwe bupfa ibi bintu turabyemeranyaho niba Imana yaravuze sinumve ifite inyungu mu kudashaka kwanjye kuko Imana ntibuze urushaka idafitemo inyungu kandi iyo ikubujije ikintu uhita ubona impamvu yakikubujije n'umunezero uraza nubwo udahituza ariko nyuma ubona impamvu Imana yakubujije urwo rushako rero iyo bigeze ku gihe cy'ubukwe Imana yaravuze ntiwumve ikora igikorwa bugapfa niba ikivuga mu matwi ntikoresha ijwi rero ntimukabeshyere Imana nimukabeshyera Imana ngo abantu bavuye guko bagize gute ntago ibyo ngibyo mbyemera umwuka nsobanurire kurushaho Imana ari wowe ahubwo ndavuga ni mugabo mwiza uri hehe duhindura amatariki ahubwo ko ndeba bakaze biba bifite undi mwuka ubiri inyuma kuko Imana ntivuga rimwe ntivuga kabiri kandi iyo utumviye Imana igufiteho inyungu z'ubwami bwayo ikora igikorwa gituma ubukwe butaba ntibikivuga erega niyo umenyereye kuvugana n'Imana uganira nayo
buryo umenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'iry'abantu. Umenya ko ari yivuze. Umenya ko ari yivuze. Niyo Imana ivuze urwana, wowe urwana ku giti cyawe ariko mu mutima urabigumana. Yego. Bakubwiye ngo attention. Yego. Uravansa ariko attention. Yego. Urimo kubyumva. Iyo rero ibyo bintu bikomeje bizukanga kugira habaho igikorwa gituma ubukwe bugira gute. Umuhungu akaba ari wakwivumbura akavuga ati ukunda Imana gukunda ruragukurikirana mpaka urukundo rwayo ntago rujya rudusiga ruhorana natwe igihe cyose. Ariko abantu bareke kuvangirwa. Dufite abantu baba barekereje ashaka nk'uyu mwana w'umukobwa agahanura tubukwe sibwo ikimenyimenyi uzabona ibi nibi. Imyuka mibi ishobora no kuzika kurotesha. Satani afite imbaraga zo kunyura mu nzozi ukarota nabi ukabyitirira Imana. Niyo mpamvu Imana itavuga rimwe itavuga kabiri. Ivuga kenshi kugira ngo umuntu wayasobanukirwe kirimo kuvugana nawe. Rero ngiye umuntu aje ngo ubukwe burapfuye baramaze gukwa baragize gute nambwira iyo Mana yaratinze. Ndi umugore we yaratinze. Yes, bakunzi b'iyobokamana TV nyine murabyumva ko turi kuganira na Happy ndetse na Muzirankoni Scovia. Ikiganiro cyiza cyane turimo tugenda twerekeza nyine no ku musozo w'ikiganiro cyacu aho tugenda tuganira ibibazo byinshi urubyiruko rugenda rwibaza bigiye bitandukanye. Abasore b'iki gihe n'abakobwa usanga bafite urukundo rusa nkaho ruri materiyeri cyangwa kuvuga ngo ndakundana n'umuntu nshingiye kwibi bintu runaka. Happy ubona ari icyo umuntu agakwiye gushingiraho kugira ngo akunde umusore cyangwa umukobwa cyangwa bigende gutyo ku mukobwa cyangwa umusore. Buri muntu aba afite principles ziwe yihaye kugira ngo akunde umuntu. So ko nkunda naga wenda ku musore w'umukristo n'umukobwa w'umukristo. Undi umusore w'umukristo n'umukobwa w'umukristo ibyo numva bakagendeye cyambere no kubona ko pata nawe cyangwa se umukunzi we yubaha Imana. Ni ibintu byose cyambere no kubaha Imana ibindi byose biraza. Ubwo wumvishe ko umukunzi wawe yubaha Imana byose ibindi byo Imana nk'uko idukunda nago yareka kutwongerera. Ubwo ndumva ariyo materiel ya mbere yabagenderaho cyangwa se principle ya mbere yagendera akabona ko umuntu barimo kugendera mu rukundo cyangwa se pata nawe ari mu Mana neza. Yes, bakunzi b'iyobokamana TV rero reka tubashimire cyane mwebwe mwakurikiye kino kiganiro. Ariko mbere uko dusoza reka ntange umunota umwe buri wese atanga ijambo ry'ubutumwa rijyanye n'ikiganiro cyacu twarimo icyo yumva yabwira abakunzi bari badukurikiye. Abari badukurikiye twavugaga ku nshako, twavugaga ibintu byinshi. Hari ikintu twavuze ku bijyanye n'imyizerere. Mu by'ukuri ni byiza ko ushaka umuntu mufite imyizerere imwe, ariko nanone ushakanye n'umuntu mudafite imyizerere imwe ntibikwiye kubangamira urushako rwanyu. Ikindi nuko urugo rukwiye gusengerwa mbere yuko rwubakwa. Imana ikwiye kugira uruhare rwa mbere kuruta ibindi byose, kuko niyo tangiriro y'umuryango. Niyo twagezeyo ibintu bigakomera utangira gusenga, ni byiza ko dusenga mbere kugira ngo ubuzima bw'urushako bitworohere. Narindimo mvuga ngo ni byiza ko ushaka umuntu muhuje imyizerere, ariko mudahuje ntibikwiye kubangamira urushako rwanyu cyangwa urukundo rwanyu. Imana niyo izi impamvu iba yarabahuje. Mbere na mbere Imana mu bintu byose. Imana ibaho umugisha. Murakoze nanjye concludinga ku kiganiro twagiranye. Ubundi cyambere urukundo, umuntu yagiye gukunda umuntu cyangwa se gushaka ni umushinga munini nkuko twabyumvishije. Bivuze rero ngo icyo gihe ugisha umutima nama wawe ukagisha n'Imana inama. So icyo gihe rero ibintu byo gushakana ntago ari ibintu ushama abantu, kuko nk'ukuntu bambajije ikibazo kikananira ngo bayisigaje icyumweru kimwe ngo ukore ubukwe mugahanuza akakubwira ngo ubukwe bwawe ntago Imana ibukunze cyangwa se ntago bugikomeje. Nawe bakikubajije wowe ukurikiye iyobokamana TV ndumva cyakugora. So mwisuzume mumenye n'abahanurira abari bo, kuko tuzi ko abahanuzi b'ibinyoma nabo baje. Ikindi nababwira nuko nyine gushaka ni ibintu umuntu ategura kandi akabigishamo n'inama akabisengera. Ntago idini ryagutandukanya n'umuntu mukundana, kereka amadini aratandukanye n'abantu bafite amadini y'ibigirwamana. Icyo ni ikindi gitandukanye nacyo cyatuma bitekerezaho cyane umuntu yadashoboye guhinduka. Kuri njyewe nidukomezanye, ariko abantu bose bavuga Imana ntago byababuza gushakana kandi muhuriye ngo nuko mudahuriye mu idini rimwe. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza.